Mwami TV urabona ko nahuye n'icyamamare bamenya n'umuntu wa cyane nkunda Mwami TV nahuye na Shafi bo muri bamenya ibintu bimeze mukore subscribe muruha Mwami TV reka bakore neza katwumvikane ahantu uzabona kokonati uzamenye yuko yahindutse ubu iri bombastiki gusa mwemwe arayitinye ariko ubu ngubu imeze neza sinabonye ndakambabwira yuko arakagaruka mu merekezo yego uretse kopera yego neza gapira Okay. Reka. Reba imbere nyine. Inzoka ni kuganza. Yego, reka turebe rero. Mugomba kwirira byiza. Turi kumwe. Aha ngaha hari igihumbi. Nimukomeza guserandagira sensa. Nimwitona ndahagira kibiri. Aha ngaha umuntu uza kuhagwa. Kwa turi mu ruhango mu rugo ni ibihumbi bingahe? Bibiri twongeye igihumbi. Bibiri. Utsindira no ugabatsindira hangahe? Igihumbi. Muri tayari? Inyuma hano muceka twumva inyuma. Muri tayari? Tukiri mukina amafaranga. Turaza kuba turimo turanywa. Tuyere ku tenesi kiroso. Itenesi. Akayira gagaye ku tenesi. Mushema inzira hano. Akayira siko akayira egera hirya sawa wabamenye tukemera yego rata inzoga ni kuganze akayira hano akayira mushema akayira dukora amafaranga akayira genda gace sibyo twumvikane turabakora mu gitaramo cyacu ko muri babiri tubizi twagiye manura gatenesi umutekano mukeya mbibutsa gucunga imifuka yanyu umukuremo abanyerondo bivuga mureke DJ zamura muziki akaziki DJ ukureke nimvuga rimwe urashyira ku mukondo nimvuga rimwe Yesu nimvuga kabiri urashyira mu gatuza nimvuga gatatu ufungure ushyiremo mugenzi wawe rimwe twagiye ku mukondo ku gatuza rimwe ku mukondo kabiri ku gatuza isomo barifashe twagiye rero uturebe buri wese afite agakombe fashe umuntu agakombe afite buri wese afite agakombe ureza ko kugira ngo utaza gutsindwa wiyemera gufungura inzoga wiyemera gufungura inzoga wari uyifata iyi nzoga yitwa bombastiki gin yengwa n'urwanda rwa NBG muri aya maduka hose ubanza ugezeho mu Rwanda hose muyinywa kandi munywa ku rugero inzoga ariko si izabato ntabwo tugurisha bagurishije muri aya maduka twagiye sibyo baratubwira babaye aba mbere rimwe ku mukondo kabiri mu gatuza rimwe ku mukondo kabiri mu gatuza uyu ko ari gutitira yiwe rimwe ku mukondo twagira sasa uturebere sibyo rimwe ku mukondo kabiri ku gatuza solo ku gatuza reka turebe
yatsinzwe bayimenye niba abangaba ari bo ba mbere muravuga ngo bombastic jini nimba atari bo mwicecekere nimba wa mbere ari aba muravuga ngo bombastic jini nimba atari bo mwicecekere sibyo yego aba nibo ba mbere nimba atari bo ba mbere nimba namuvuga ngo bombastic jini aba nibo ba mbere dukeneye amajwi yo hejuru cyangwa akabura kimwe muri ibyo aba nibo ba mbere nibo ba mbere aja mu bombastic jini ndikumva bombastic jini byose bagusabye aba nibo ba mbere aba nibo ba mbere barasubiramo basubiremo niba mwemeza ko bana aribo ba mbere bakora amashyi menshi cyane numve hari ikindi bahamashiriro sasa tugeze mu mwanya wo gutanga imipira sibyo n'icyo kunywa ari ibintu bigiye gutangwa n'amafaranga bigerekanye tugiye kuzana umuntu witwa Bamenya muramwemera Bamenya mukaba mufite ngo bombastic jini abaguriye nyamwera mukaba mufite afite ishimwe Bamenya Bamenya sasa y'amakarita ari hejuru mushakira umuntu witwa Bamenya azazanye n'ayo makarito azanye n'inzoga azana mu makarito umanutse ndashaka kugira ngo twumvikane inzoga zahageze bazibonye sibyo n'abana munywa Bamenya agiye gutanga imipira 200 abaha amafaranga abaha inzoga munywa ubundi kabe sibyo turi kumwe cyangwa nawe turi kumwe muramushaka ni umushaka urashaka Bamenya DJ shyiramo indirimbo y'amafaranga ushyiramo indirimbo y'inzoga byose bivanga muri iyi